ari yigometse ku mategeko. Biri kumvikana hano. Hari n'ubundi bwoko bw'ubucuruzi w'Islamu bwanze, abantu bajya gutega ibicuruzwa mbere yuko bigera ahantu byagenewe yuko bikora iki bihagera. Ugasanga dufate nk'urugero ibirayi bigomba guturuka i Musanze bizi Kigali, umuntu akagenda akabitegera mu nzira abigure byose kugira ngo azabigurishe ku giciro kidasanzwe ahangaha mu mujyi. Ubwo bucuruzi w'Islamu bwarabwanze. Biri kumvikana, babisaba yuko mutegereza abo ngabo bari kubizana babizanye ku isoko ry'ahangaha i Kigali, nibigera i Kigali abantu barangure bagurishe, bare basubire bajye kurangura bazana ibindi. Mbese kujya gutega ibicuruzwa kugira ngo bigure byose ubizane ku isoko ry'ababikeneye ubigurishe ku giciro kidasanzwe ku mafaranga wowe wishakiye by'Islamu, nabwo bwarabyanze. Wallahu a'la wa a'lam. Ikindi kibazo ndabona turi kugana ku musozo. Ntabwo aba ari riba. Oya, riba niyo mpamvu nababwiye nti muri aya nasomye Allah aravuze ati wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah yagaragaje ko ubucuruzi bwemewe hanyuma aziririza riba. Kubera iki? Hari abantu bitiranye riba n'ubucuruzi. Wowe ushobora kumva ibyo bintu ngo ni riba. Hoya, ni mu moko y'ubucuruzi buziririjwe. Ariko iyo tugeze muri riba turafata ibindi, turavuga ibinyampeke, turavuga amafaranga, tuvuga ibinyampeke, tuvuga amafaranga. Birumvikana. Ariko nibigera mu birayi, bikagera mu myenda, bikagera mu telefone, ibyo n'ibindi. Tafadhali. Ubukomisiyoneri. Moto. Abaje ikibazo cyiza cyane cyakunze kugaruka henshi. Umuyisilamu kuba yafata ikintu akakiguhereza ko ibyo tugenda byo kukingurishiriza ariko nkeneye amafaranga ayangaya. Hano ugomba kwitondera ikintu gikurikira. Niba muri bwumvikane ku gihembo cyawe, mu cyumvikane muri uwo mwanya, gishobora kuba ari igihembo kiri bumenyekane ingano yacyo cyangwa se igihembo kitari bumenyekane ingano yacyo ariko gihari. Igihembo cyamenyekana ingano yacyo ni ikihe? Gihingurishirize miliyoni 2, nuza ndaguhemba ibihumbi 100. Iki ni igihembo cyise kimenyekana ingano yacyo. Hari igihembo kitari buze kumenyekana ingano yacyo. Ni ikihe? Ni hano nshobora kukubwira ni iki gicuruzwa gikeneyemo miliyoni 2 ariko ari burengeho urimenya na yawe. Ni igihembo ujye ubabwira uti ni miliyoni 2,300. Ayo 300 na yawe. Ubusilamu bwarabyemeye kubera yuko bwabanje kwemera icyo bita at-tawkil fil buyu', guhagararirwa n'abandi mu bucuruzi. Guhagararirwa n'abandi mu bucuruzi. Wowe ugiye kumpagararira mu bucuruzi, siko bimeze? Hanyuma numpagararira urakenera igihembo, imma ndakikubwira aka kanya cyangwa se sinyikubwira, ariko uzi neza ko gihari. Ni ikihe? Icyo ndi bukubwire nuko ndi bukubwire ni aya ni amafaranga nkeneye miliyoni 2, nuza ndaguha ibihumbi 100. Ijya uzirinde kujya kugicuruza arenzeho aho ngaho, kubera ko ubwo ntabwo mwigeze mubyumvikana na nyirabyo. Ariko naguhereza akakubwira ati genda wisanzure ariko unzanire miliyoni 2, ubwo yari burengeho aho ngaho, ntabwo ari bukubaze ngo nangahe. Kandi ntuzi unamubwira uti ngaho mpemba byarangiye, kubera iki? Yaguhembye kare byarangiye. Ahubwo wowe hangana n'igihembo cyawe, kibe kinini cyangwa se kibe gito, ni wowe buze kuza kwimenya. Birumvikanye? Nicyo kimwe wenda n'abandi bajya bacuruza amatelefone hirya no hino mu mujyi, aza akakubwira ati iyi telefone ndimo ndayigurisha muvandimwe, jya kunshakiramo miliyoni 1 uyinzanire, nuyigurisha miliyoni 1 n'ibihumbi 100, ayo 100 na yawe ndayaguhembye, gusa ntugaruka kumbaza ikindi gihembo. Sawa, genda ujye kuyigurisha miliyoni 1 n'ayandi ubishakamo. Cyangwa se wenda nurangiza akubwira ati akira ungurishirize kino gicuruzwa kuri miliyoni 1, nuza ndaguhereza ibihumbi 200, n'urugero. Ubwo wowe wirinde kujya kugicuruza ku mafaranga arenzeho aho ngaho, kubera yuko yamaze kuguhereza kondisiyo z'ikintu ugiye gucuruza n'ukuntu ugomba gukora iki kugitwara. Biri kumvikana? Yamaze kuguha uburenganzira, kuko ni benshi duha uburenganzira mu bicuruzwa byacu. Biri kumvikana? Amaduka ari aha ngaha yose mu Biryogo ni ba nyirayo bayicayemo se? Yicayemo n'abandi bantu. Uyu wundi uyicayemo ni umuntu wahawe uburenganzira bwo gucuruza ibitari ibye, ariko barabimwereza naho bikitwa ko ari ibye, akabicuruza imma ku biciro nyiri ibicuruzwa yagennye. Aya makanzu aya ngaya y'aya moko urayacuruza ku 50,000 nturenzeho, aya ngaya urayacuruza ku 40,000 nturenzeho,
hanyuma ukwezi nikurangira nzaguha amafaranga yawe, sawa? Cyangwa se aya makanzu ari kugurishwa ibihumbi 50, wowe wimenye igihembo cyawe cy'ukwezi ntuzakimbaze, wigurishe 50 cyangwa 60, wigurishe 70, ibyo ni ibyawe birakureba. Ku kwezi ntuzazumbaze ngo nangahe. Biri kumvikana? Ahangaha ni cya gihembo cyamenyekana ingano yacyo, cyangwa se igihembo kigeze kimenyekana ingano yacyo. Na kibazo tafadhal. Namutse bitsa amafaranga mu yandi mvuga ngo nari kuga amafaranga y'amanyarwanda, nahika noneho mu wenda wafata agaciro mu madolari. Tayib, mu gihe runaka nkavuga ati yagize agaciro mbese akaribwa nzajya kereka uramutse ubitse amadolari uzi neza ko arakenewe muri uwo mwanya, arakenewe. Wowe uri murigurira ibyawe, n'igihe nikigera runaka uzayasura ugenda ujye kuyagurisha, nta muntu n'umwe wigeze uhura n'ikibazo cy'amadolari yawe ufite. Biri kumvikana? Ibi ngibi birasanzwe, kubera yuko kano kanya ni nayo mpamvu Ubuislamu bwagaragaje yuko aya mafaranga mugenda mugurana agomba kuba ari impanguhe, kuko buri nyuma y'umunota biragenda bihinduka, buri nyuma y'umunota biragenda bihinduka. Izo mpinduka ari nazo zigenda zikava muri riba, nubwo butinde nibwo bugenda bukava muri riba. So njyewe ndizigamye amafaranga, hari no kuyizigama nyuma y'igihe gito cyane ukahita kujya amadolari yose turayaciye ku isoko, ubwo nabwo uzimenya. Kuno uragiye uvunjishije amafaranga uyabitse mu madolari, urimo urizigama ku giti cyawe, igihe kirageze ugiye kuyakoresha, ugiye kuyavunjisha. Kubera yuko ntukajye wicara ku cyizere ngo amadolari azahora azamuka, igihe kigera bikamanuka. Ni nayo nama nakugira, wowe bika yawe amafaranga, igihe nikigera uzayakoresha. Ariko nujya ko ngiye kuyabika wenda mu myaka 3 amadolari azaba yazamutse cyane,